turabashimiye cyane mwebwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV no kuri channel yihe Imanzi TV. Imana ibaho umugisha rero mwebwe mudukurikira, kandi Imana ibaho umugisha muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mudukurikire kuri izo channel zose, mukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Mwebwe abatuye mu Rwanda, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, mwese turabashuhuje mu mujyi wa Kigali. Namwe turabakunda muri diaspora, muri Amerika, Burayi, Canada, mwese Imana ibarinde kandi ibakomeze. Dufite hano umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana uvuga iby'Imana, uhanura kandi bikaba byose, kuko akorana n'Imana cyane. Nibwo bwa mbere tumwakiriye ku Muremyi TV, ndatekereza ko no ku Manzi ari bwo bwa mbere yabahageze. Reka tumushimire, reka tumwakire hano kuri izi channel. Namwe turabakiriye mwebwe mudukurikira ku manywa na nijoro, kandi turabashimira. Imana ibaho umugisha rero. Reka umwanya adusengera Imana mbere yo kugira ngo tumwakire atubwire ijambo ry'Imana. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha, kadushimire n'abazakurikira iki kiganiro, buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nabo Imana ibishimire kandi ibaho umugisha. Nanjye rero amazina nitwa Nzabahimana Ernest, nkaba ndi umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha kandi twese iduhe kunguka. Yego. Noneho ugiye kudusengera Imana kugira ngo utangire na gahunda zacu. Yego, murakoze. Mana isumba byose, Mana igira neza, wowe waremye ijuru n'isi, ugisuka yiremeramo abantu. Girira neza abantu bagiye kumva buno butumwa, kugira ngo ijambo ryawe rireme imirimo muri bo, kandi mu buryo bwose, haba mu bw'umwuka imbere ndetse no mu bifatika by'inyuma, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana igumugisha rero umukozi w'Imana. Watubwiye ko uri umukozi w'Imana kandi uhanura, Imana igukoreramo. Ariko ndagira ngo nkubaze, muri imisi muri kona bimeze bite umurimo w'Imana? Byaba bimeze bite kuko uri kona ko Imana hari abari kuza bagahanura ati Imana giraje inyuze mu Rwanda, Imana iraje abakubise, Imana igize gute? Wowe muri imisi nk'umukozi w'Imana kandi ufite umwuka w'Imana, amakuru y'umwuka w'Imana ariko kukubwira n'ayahe? Amakuru ava ku Mana, Imana irahari, kandi Imana isumba byose, ishobora byose. Buriya iyo usomye Bibiliya, Bibiliya igaragaza yuko nta kintu gishyashya munsi y'ijuru. Ibyabayeho na kera byabayeho, ariko icyabonetse cyagaragaye ni uko Imana yakoze imirimo, n'ubu Imana izakora imirimo. Amen. Amen. N'ubu Imana yakoze imirimo, n'ubu Imana iracyakora. N'ubu izakora imirimo, iracyakora. Icya mbere nuko Yesu hari amagambo yavuze yanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Aravuga ngo ndabwira abumva. Rero ntago abantu bumvira rimwe, ntibanumva kimwe, ntibanumvira igihe kimwe, ariko Imana irahari. Nta kabuza yuko Imana izakora imirimo. Ubwo uratubwira ati ngira cyakora imirimo, kandi nanubu izakora imirimo, iracyanayikora. Iyo mirimo ni nk'iyihe watubwira? Imirimo Imana iracyakiza abantu nk'uko yabakizaga kera. Imana irakigaragaza. Nusoma Bibiliya nyine kuva kera, habayeho umugabo witwaga Farawo. Farawo rero mu gihe cy'imikorere ye, nabwo mu bariho icyo gihe, ntago byari ibintu buriya byari byoroshye ku babibonaga biri kuba, babona ibyo akora. Rimwe na rimwe kuko umuntu aba areba ibiri kuba, akaba areba ibizaba ejo, birashoboka ko hari n'ababonaga ari ishira ry'isi
cyangwa se ko ari ibintu by'igikuba bidafite iherezo, ariko byagize iherezo. Rero abantu nibahumure, nta kitagira iherezo, nta kitagira iherezo. We mukozi w'Imana rero, muri iyi minsi urabona intambara zihari, kuko muri Timoteyo aravuga ngo mu minsi imeruka ngo hazaba ibihe birushya, imuha, intambara, inzara, byinshi cyane. None ko turi kubona ibihugu byinshi cyane biri kurwana, muri Afurika uri kubona, muri Israel, i Burayi uri kubona, muri hariya kwa Butini, muri Ukraine na hariya, wenda byaba ari ibihe byegereje kugira ngo wenda nk'ubwo buhanuzi buba buri gusohora? ntago twavuga ko ari igihe cyegereje, ahubwo mu bantu uko iminsi igenda ihita indi ikaza, hagenda habaho urwo runyurane rw'ibibazo, rw'intambara. Narindiho mvuga ko atari twebwe bubu bumva intambara cyangwa bazireba, na kera intambara zabayeho, ariko ku muntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Impamvu ni uko habaga hariho ibibazo uhereye n'igihe iryo jambo ryandikiwe, ariko hakabaho abantu bazaba barimo batabarwa n'Imana, cyangwa bafite Imana ikajya igenda ibarengera, ibarenza ibihe bibi. Imana idufashe. Navuga ngo wenda nk'izo ntambara ziri kuba, hari abavuga ngo ni Satani uziteza, ni Imana yaziteje. Muri abo babiri uziteza ni ari Imana, ari Imana na Satani? Ari Imana na Satani uteza intambara n'indi. Buriya iyo urebye mu by'ukuri ntago twavuga ko Imana ari iduteza intambara, ahubwo nyine biri ku ruhande rwa Satani akoresheje abantu. Ni nayo mpamvu igihe cyose umuntu adafite Imana, atari uwizera Imana ngo yizere Yesu Kristo n'umukiza nk'umwami w'ubugingo bwe, igihe icyo ari cyo cyose uyu muntu ashobora gukora amahano, ashobora gukora amakosa, kuko nyine ni umuntu umeze gutyo. Naho iyo udufite wa mwuka wera, hari ibyo umwuka wera aduha kwihanganira, nimba wanampemukiye bigatuma ntarema intambara, kubera wa mwuka wera. Ariko kuko nta mwuka wera mfite, kuko nta Mana mfite, ndirwanirira nyine, ndumva ko nta kindi kirandengera, bitume mvuga nti yenda ndemera mfe ariko nirwaneho. Naho rero Bibiliya ikavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Niyo mpamvu rero intambara ziba nyinshi, kubera ko abantu tuvuga Imana, cyangwa tukiyitirira abatunzi iyo Mana, ariko nta Mana dufite, ntayiba mu mitima yacu. Niyo mpamvu rero iyo gato kabaye, nge nshobora gukora ikosa rirenze iryo wankoreye, biturutse ko nta mwuka wera mfite. Kubera iki? Umujinya uraza, mpite numva uri umugome, ngewe nkora iby'ubugome birenze ibyo wankoreye, ndetse bibe byafata n'undi utaruzi ibyo bintu. Naho rero intambara zigenda zituruka kuri Satani, ariko akoresheje abantu, kuko abantu nyine nta Mana ibiturimo. None ko hari abarwana bakarwana mu izina ry'Imana, biterwa n'iki? Ati ndagutera, ndakwica, cyangwa ndarwana mu izina ry'Imana. Yes, urabona Imana yiyerekana, iza kwiyerekana mu isi, yiyereka abatuye isi. Yagiye yiyereka abantu, ariko ikabanza kubiyerekera muri karagiteri zabo, cyangwa muri kamere zabo, cyangwa mu myumvire yabo, cyangwa mu mikorere yabo. Ariko ntabwo tageti y'Imana kwari uko baguma muri icyo kirere ibi ibasanzemo. Imana yashakaga kuzabakuramo, noneho ikabashyiramo kamere y'ubumana. Nk'urugero naguha, Imana ihitamo Abisirayeli, sibo bari mu isi bonyine, ahubwo yiyeretse Abisirayeli, ariko iza muri karagiteri yabo, kuko aribwo yazaga mu isi kubiyereka.
noneho isanga barwana intambara, ikajya ibafasha muri za ntambara barwana, ariko Imana misiyo yayo ntabwo ari uko Imana ishaka ko izajya irwana nk'abantu. Niyo mpamvu Yesu yaje ajya ku musaraba aba umuhesha w'amahoro. Bivuze ngo Yesu amahoro yayahaye n'abatari bakwiriye kuyahabwa, ayaha n'abagome bamwica bamugambanira. Bivuze ngo ni icyo gihu yaraje gukuraho kugira ngo abantu berekwe ishusho y'ubumana nyabwo Imana ikeneye muri twebwe. Noneho nanone Yesu asanga Petero ku nyanja, yamwiyerekeye muri karagiteri ye y'uburobyi, anamufasha muri ibyo bintu amusanzemo. Petero abona ibyo bintu ni byiza, ariko Yesu abwiye Petero ngo nkurikira, Petero ntago yigeze agisha impaka kuko yumvaga nta kintu azabura arebye ibintu Yesu yakoze. Ariko tageti ya Yesu ntabwo kwari ukurekera Petero mu burobyi, kwari ukugira ngo ajye aroba abantu. Ni nayo mpamvu rero abantu bahora mu bya kera byabanje, bakanga kureba ku musaraba. Noneho niyo mpamvu rero ubwo ndi gutanga cya gisubizo wari urimo mbaza ngo kuki barwana mu izina bakoresheje izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo mwe guhora mu bya kera, idukangurira kureba ku musaraba, gutumbira ibishya ibyo Yesu azana, ibyo Umwuka Wera aduha. Umwuka Wera rero ntago ari umunyamahane. Ni ukuvuga ngo rero igisubizo naguha, abo barwana mu iryo zina uvuze nyine bari mu butamenya, ariko ntabwo bo babireba kuko bakurikiza kamere z'ibya kera, kandi Yesu yaje kutubatura ngo tuve muri izo kamere z'ibya mbere, twakira ibishya by'Umwuka Wera. Imana idufashe. Amen. Umwuka Wera niwe uturwanirira, niwe uturwanirira intambara zose. Niwe uturwanirira intambara zose. Uwamaze kwizera Imana wese aba ameze nk'uwamanitse amaboko nyine, yemeye ko agiye kwemera kurwanirirwa n'Imana, akareka kwirwanirira. Duhereye kuri sogokuruza wa mbere, Bibiliya itwereka wahamagawe n'Imana, hari icyo yakabaye yarakoze gisa n'icyo wari uvuze cyo kurwana izo ntambara akoresheje izina ry'Imana cyangwa izina rya Yesu. Ni igihe abashumba be n'abaroti bagiraga intonganya bagatongana, noneho Aburahamu nawe na Loti bikamera nk'aho bibajyanye mu makimbirane. Ariko ikimenyetso cy'uwizeraga Imana, Aburahamu yakabaye anirukanye Loti akamubwira ati subira iyo waturutse, ni njyewe mbese ufite uburenganzira hano hantu kuko ari njyewe Imana ibyemerera. Ariko ntiyarwanye izo ntambara, yarwanye intambara yo kwizera. Ahitishamo Loti aramubwira ati njye nawe twe kugira intonganya cyangwa ngo tugire ibyo dupfa, hitamo aho ushaka, ngiki igihugu cyose kiri imbere yawe. Ubwo ndi gusubiza cya kibazo y'uko abo bantu nyine baba bari mu butamenya, mu buyobe, ariko batareba. Loti ngo abona ikibaya kimeze neza kinetereye, ngo arangije akijyamo. Urumva ko habayeho guharirwa na mwene wabo Aburahamu, ariko mu bundi buryo Aburahamu niwe wakabaye warasizeho imbaraga ze n'amaboko akanirukana Loti, cyangwa akagira hamuhereza habi abona we adashimye, Aburahamu akaba ari buhitamo aheza. Ariko kubera yuko umuntu wamenye Imana, wizeye Imana, Imana ikaba imurimo, ntago arwana izo ntambara, ibindi ni ukubeshya. Amen. Urakoze rero umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Reka nguhe karibu ukomeze n'ibyo Imana yaguhaye ubihe abakunzi bacu. Urakoze cyane. Kandi Imana ifashe abantu bagiye gukurikira nyine iyi kamera, ifasha abantu bagiye kumva buno butumwa, kugira ngo imitima yabo yubakwe
kandi kugira ngo nyuma yo kubakwa kw'imitima yabo bagere no ku rindi terambere rirambye. Amen. Imana ishimwe. Turasoma rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 17. Dusome no muri Luka ubutumwa bwiza mu gitabo cyanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 33 tugere ku wa 34. Itangiriro haranditse ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Dusome Luka. Nuko bageze ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka bice 23 umurongo wa 33 n'uwa 34. Nuko bageze ahitwa Inyabihanga bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Imana idutabare cyane kandi Imana idufashe. Rero aya magambo nsomye hari impamvu nshatse yuko abantu bakurikiye Manzi TV bumva aya magambo. Umunsi umwe nari ndimo nsenga Imana, kuko nababwiye ko ndi umukozi w'Imana. Nitwa Nzabahimana Ernest, ndi umugabo ufite abana 7 n'umugore nyine birumvikana. Nkaba nsengera mu itorero rya Batsinda ADPR Paruwasi ya Gasave. Rero umunsi umwe nari ndimo nsenga Imana, ndababwira impamvu y'aya magambo nsomye. Numva ijwi ry'Imana rinjeho rirambaza ngo amagambo ya mbere Imana yabwiye abantu ibabwira ko nibakora ibyaha bazapfa nayahe. Rirongera riragaruka rirambwira ngo amagambo ya nyuma Imana yabwiye abantu ubwo bari barayigomeye baramaze gukora ibyaha nayahe. Irangije irambwira ngo njyemo hagati y'ayo magambo ntekereze ibyayo menye n'icyo nakora. Noneho nibwo nahise nkurura muri Bibiliya nsanga amagambo ya mbere Imana yavuze ku bantu nibakora ibyaha ko bazapfa ari aya nsomye. Imana irambwira ngo rero ngo nintekereze kwa ayo magambo ya mbere Imana yavuze ku bantu ivuga ko nibakora ibyaha no gupfa bazapfa, ntekereze no ku magambo ya nyuma Imana yavuze ku bantu bamaze gukora ibyaha. Nsanga rero n'aya magambo Yesu yavuze ari ku musaraba ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ijwi ryaragarutse rirambaza ngo iby'Imana yabujije abantu barabikoze cyangwa ntibabikoze. Nsanga barabikoze. Irangije irambwira ngo ni igiki nkawe wakora w'umuhanuzi, ni igiki nkawe wakora w'umuvugabutumwa ku bantu ukibwira abantu ubotsa nk'igitutu cyangwa se cy'uburakari cyangwa se cyamunyangire cyatuma abantu bikanga bakagira ubwoba ntibakore ibibi kirenze ijambo Imana ubwayo yivugiye ibabwira muzapfa. Nsanga rero nkanjye w'umuntu ntacyo. Wowe hari igihari? Ntacyo. Nawe nta gihari kirenze icy'Imana yari yaravuze. Urumva icy'Imana yavuze abantu bakirenzeho.
kandi iri jambo Imana yavuze ku bantu ba mbere ni ijambo ryari riteye ubwoba. Mbese Imana yashakaga kunyereka ko ubwayo ariyo yavuze ijambo riteye ubwoba, ryakabaye ryaragendeweho abantu bakayumvira, ariko iryo jambo riteye ubwoba barirenzeho bakora nabi, barenga ku ijambo Imana yavuze bakora nabi. Imana irangije rero irambwira ngo nta kindi ngutegetse rero, ngutegetse kwigisha urukundo kandi ngutegetse kuvuga urukundo, ngutegetse urukundo mu bantu. Imana ishimwe. Rero ni nayo mpamvu Yesu byari bihagije, kino gihe cyari gihagije, kuko Yesu yari amaze igihe kinini abana n'abantu, yari amaze kubamenya, yari amaze kubamenya bihagije. Yaritegereje abantu abona ko nta kindi kintu gihari uretse kubababarira, uretse kubarengera. Rero nubwo Yesu yari avuze ngo ubababarire kuko batazi icyo bakora, ariko Yesu we yari azi ikindi cyo gukora. Umwuka wera azi ikindi cyo gukora. Imana nubwo abantu barangaye, ariko Imana ntirangaye. Nubwo abantu bakosheje, ariko Imana irahari. Nubwo abantu batandukiriye, ariko Imana ifite ikindi cyo gukora. Ni ukuvuga ngo rero hano hari cyo gihe cyo kuzura k'ubumana, kugira ngo Imana ibe yabasha gukiza umuntu uwo ari we wese. Ubu hano twavuga ko Imana ishobora gukiza uwanga n'uwemera. Ubu hano Imana ishobora gukiza uwizera n'utizera. Ubu hano Imana ishobora kugira ibyo ikora ku bw'imbaraga zayo, ku bw'amaboko yayo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wamaze kumenya Imana, umuntu wamaze kwizera Imana, umuntu wamaze kugendererwa n'Imana, niwe nanone ukwiriye bwa mbere kubanza kumva aya magambo, akabanza kumva ko ahagaze hagati y'abantu batumviye Imana kandi badafite kumva, kugira ngo we uri mu gihe cyo kumva abashe kumva kugera ku rwego Imana ishaka ko yumvamo, noneho ibashe kumukoresha ibirenze ibyo atekereza n'ibyo abantu batekereza, imukoreshe ibyo gukiza abantu, kuko ahagaze mu bantu ashobora kubwira ndetse bakamurakarira. Ahagaze mu bantu ashobora kubwira ndetse bakamufungisha. Ahagaze mu bantu ashobora guhanurira bikarangira bigiye mu bucamanza. Niyo mpamvu rero niwe usabwa, uwizera Imana, uwahuye n'Imana, uwagenderewe n'Imana, ni nawe usabwa kurushaho kumva cyane, kugira ngo ibyo akora abikorane ubwenge no kwigengesera, kandi birimo rwa rukundo rwa Yesu Kristo. Bivuze ngo ku bw'iyo mpamvu akagenda ameze nk'uri kuri tageti, nk'aho ari mudahusha ku ijambo Imana imuhaye, ari mudahusha mubo Imana imwoherejemo, kuko nahusha arisanga ahabi, nahusha arisanga mu matabe. Yenda naho yajya mu matabe cyangwa ahabi cyangwa akenderezwa, bibe bivuye ku bushake bw'Imana, ariko atari uguhubuka kwe. Imana idufashe cyane, kuko nyine turi mu gihe kibi. Muri icyo gihe kibi rero, mu gihe cy'igihe kibi, abantu basabwa kugira ubwenge, abantu basabwa kurushaho kumvira Imana kurenza abo babwiriza, kurenza abo bahanurira, kurenza abo bashaka gufasha, kugira ngo ibyo bakora babikorane ubwitonzi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano rero niyo mpamvu Yesu, mbere y'uko Yesu yaduka, habanje n'abandi bahanuzi.
nasomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ni igitabo gitangira nacyo kiburira abantu, kibaburira ko nibatumvira ibyago bizababaho. Rero iyo ugisomye ukagisoza mu gice cyaho cya 50, n'ubundi gisoza ahubwo abantu bahura n'ibihano Yeremiya yabahanuriraga ko nibatitonda hari ibihano, ariko byaranze bya bihano bibasohoraho, bajya mu bunyage, bajya muri Egiputa, ndetse na Yeremiya ibitabo bigaragaza ko nawe yaguye muri Egiputa. Niyo mpamvu rero nubwo abahanuzi duhanura, nubwo tuvuga ubutumwa, ariko nanone dukwiye no kurushaho twebwe gusenga cyane, kuko na bya bindi duhanura natwe biba bitureba. Biba bitureba. Ni urugero, mbaye mpano ndimo mbwira abana banjye ntibabashe kumva, nubwo batumvisha ariko bya bindi bari gukora biracyandeba. Niba mpanurira igihugu cyangwa abatuye igihugu, ba bantu mpanurira ntibumve, nubwo mbahanurira ariko biracyandeba. Niyo mpamvu ari njyewe usabwa kurushaho gusenga cyane, kugira ngo ahari nibiba ngombwa mu masengesho mere nk'uwitangira n'abo mbwiriza, mere nk'uwitangira n'abo mpanurira, mere nk'uwitangira igihugu ngisengere, kugira ngo nibiba ngombwa Imana irengera igihugu kubw'amasengesho y'abizera, irengera igihugu kubw'amasengesho y'abahanuzi bakirimo bayemereye, irengera igihugu kubw'abavugabutumwa bakirimo kuko bayemereye. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero uwo dukwiye kureberaho ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rero aragaragaza urukundo. Birasaba rero yuko natwe twakiriza imbaraga z'urukundo, tugakomeza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko dusengera n'abatabasha kubwumva. Tugakomeza guhanura, ariko turushaho gusengera n'abatabasha kumva ibyo duhanura, kuko nitutabasengera bo bazakataza mu gukora ibibi, ariko bya bibi bakora kuko turi mu gihugu kimwe biratureba. Navuze yuko na Yeremiya yaguye muri Egiputa, ajyananwa n'abo yahanuriraga. Bibiliya cyangwa ibitabo bigaragaza ko yaguye muri Egiputa. Ntidukwiriye kurangara nubwo tubwira abantu batumva, ntidukwiriye kurangara nubwo tubwira abantu batemera. Dukwiye no gukomeza kwakira rwa rukundo Yesu yatweretse, tugakomeza gusengera abo duhanurira, tugakomeza gusengera abo tubwiriza ubutumwa, baba babwumvishe baba batabwumvishe, tugakomeza gusengera igihugu mu gihe abatuye igihugu bashobora kuba babyumvishe cyangwa batabyumvishe, kuko Bibiliya iravuga ngo ndabwira bumva. Ni twebwe rero dukwiriye kumva cyane. Nawe uri kuri iyi kamera ufite kumva, ni nawe ukwiriye kumfasha ukumva cyane, ukizera no mu cyimbo cy'abatizera, kugera ku rwego bazareba imbuto zacu nziza bagahindukirira Imana, kugera ku rwego bazareba imirimo myiza dukora n'ubwitange tubikorana bagahindukirira Imana. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Bibiliya itwereka umukozi w'Imana witwa Filipo, ubwo yari yadutse, ariko asanga hari undi witwa Simoni w'umukonikoni wariho icyo gihe, ngo abantu bari baramaze kumwizera no kumwiringira, bavuga ko ari we ubana n'Imana ikomeye. Filipo rero icyo gihe yagaragaje rwa rukundo rw'Imana mu gusenga no kuvuga ubutumwa no guhanura. Imana nayo imukoresha cyane. Imana imaze kumukoresha cyane, abajyaga kwa Simoni w'umukonikoni bakomeza kwitegereza imirimo myiza Filipo akora,
basanga isumba iyo Simoni w'umukonikoni akora, bahindukirira Filipo. Imana idufashe cyane kugeza ku rwego imirimo myiza ya Filipo yatumbagiye isumbi ya Simoni w'umukonikoni. Simoni w'umukonikoni nawe ahindukirira Filipo. Imana ishimwe cyane. Ahangaha nta makimbirane yabonetse hagati ya Filipo na Simoni w'umukonikoni, cyangwa gusebanya, cyangwa kurwana inkundura zo kwirwanirira kw'abantu rimwe na rimwe tutaba dufite Imana, ugasanga turimo turarwanisha ibitekerezo byacu kuko Imana tuvuga itaturimo, ugasanga turarwanisha imbaraga zacu kuko Imana tuvuga itaturimo. Ariko imirimo ya Filipo yageze ku rwego rugeze aho umuntu wese yayitegereza, bitera na Simoni w'umukonikoni kuyitegereza. Icyo nicyo cyateye abantu guhindukirira Imana ya Filipo. Icyo nicyo cyateye Simoni w'umukonikoni guhindukirira Imana ya Filipo. Ntabwo byaturutse ku magambo, ni ibikorwa bya Filipo. Ibyo bikorwa nibyo natwe Imana idusaba. Urwo rukundo nirwo Imana idusaba. Muri kino gihe cya none usanga bitwa abakozi b'Imana bahanganye n'abitwa abapfumu mu mbaraga z'abantu, cyangwa se mu bwenge bw'abantu, cyangwa se mu miterere y'abantu. Noneho ugasanga ibintu ryahindutse ihangana ryacu abantu, aho guhinduka ibikorwa Imana idukoresha ngo abe ari byo bituma abantu basanga Imana. Rero dukeneye ibikorwa, dukeneye urukundo, dukeneye umwuka wera, dukeneye imbaraga n'agakiza bituruka i Siyoni. Ibyo nibyo bizatuma abantu batabarwa. Ibyo nibyo bizatuma n'abatemera bemera. Ibyo nibyo bizatuma n'abatumva bumva. Ntabwo abatumva bazumva ku bw'amahane yacu twebwe twiyitirira Imana. Ntabwo abatemera bazemezwa n'imbaraga zacu twebwe abiyitirira Imana. Birasaba ko tuba b'Imana koko, kandi tukaba dufite kwa kwihangana kuri muri Kristo Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uwiteka arera. Ijwi ry'Imana ririmo riravuga ngo Uwiteka arera. Uwiteka ntiyanduye, n'uwatuyemo aba uwera. Uwatuyemo ntiyandura, uwatuyemo ntiyanduzwa, uwatuyemo ntahindurwa n'ibihe, uwatuyemo ntahindurwa n'abapfumu, ntahindurwa n'abakonikoni, ntahindurwa na kirabaye, ntahindurwa n'amagambo y'amoshya, ntahindurwa n'uko inkuba n'imirabyo biri gukubita, ntahindurwa n'ibihuha by'intambara, ntahindurwa n'abavuga iby'intambara. Ahora yemye kandi ahora ahamya Imana. Abarwana intambara barazirwana nyine kuko nta kindi bafite, niyo Mana yabo. Imbunda nyine yabo niyo Mana. None se uragira ngo bakore iki? Niyo mpamvu rero twebwe abavuga Imana dukwiriye kuyigaragaza, tukagaragaza Imana y'urukundo ihindura abantu. Tukagaragaza Imana y'imbaraga ihindura abantu. Tukagaragaza Imana ihindura igihugu. Tukagaragaza Imana nyamana. Ariko niba nta Mana dufite, natwe tuzarwana nk'iz'abandi barwana. Usange nubwo tudafite izo mbunda mu buryo bwo ku mugaragaro, ariko imitima yacu irazifite. Ugasanga hari abavuga bati ni urugero iyiba, cyangwa se barabyishimiye, cyangwa bahindutse abafana imbunda, bahindutse abafana intambara. Mperutse gusanga Imana, ijwi ry'Imana rirambwira ngo agakiza cyangwa se gukiranuka ni agakiza gafunga umunwa w'imbunda ntirase. Agakiza nyagakiza ni agafunga umunwa w'imbunda ntirase. Naho agakiza gaha umunwa w'imbunda kurasa, ako si agakiza.
Imana ishimwe cyane, Imana iturengere. Hari ibikorwa bikenewe, hari ibikorwa bikwiriye. Imana ishimwe. Imana ije byihuse muri kino gihugu, niko imbwiye. Imana ije byihuse muri kino gihugu, ije gukora imirimo y'abatarakebwe mu mitima, bibwira ko ari bo bafite Imana. Rero kugira Imana ni ukuba warakebwe mu mutima, ugakebwa n'Umwuka Wera. Kugira Imana si ukuba uba mu idini runaka. Kugira Imana si ukuba warakorewe imihango y'idini. Kugira Imana ni ukuba warakebwe mu mutima. Ibyo akaba ari byo birangiza imanza zose. Iyo umuntu yakebwe mu mutima, ibyo bintu birangiza imanza zose, kandi uba umunyamahoro, kandi uhesha abandi amahoro. Imana ishimwe, Imana idufashe. Wowe wari uri kuri kamera, wari ukurikiye ubu butumwa kuri iyi kamera, Imana ije byihuse ku buzima bwawe. Wowe wari ufite ikibazo, Imana ije byihuse ku buzima bwawe. Hari amahoro Imana ije guha urugo rwawe. Hari amatitire Imana ikuye hatari afite umumaro kuri kino gihugu, itanze amatitire y'Umwuka Wera, itanze amatitire y'ubumana. Kuko amatitire adafite umumaro Imana ije kuyavanaho. Amatitire ateza amakimbirane Imana ije kuyakuraho, kugira ngo itange amatitire y'Umwuka Wera, itange amatitire y'ubumana buteza abantu kubahana no gusabana no kwigira kuri Kristo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari revo y'ubumana igeze mu Rwanda. Imana ishimwe. Hari revo y'ubumana igeze mu mitima y'abantu. Imana ishimwe. Hari revo y'ubumana igeze mu bwonko bw'abantu, kugira ngo iyi revo ikureho ibitari bikwiriye muri buno bwonko, kugira abantu bahabwe imitekerereze ya Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Remera abantu, Antikristo ave ku gihugu, Antikristo ave mu mitima, Antikristo ave mu Rwanda, Antikristo ave ku mugabane wa Amerika, Antikristo ave mu mugabane wa Aziya, Antikristo ave ku mugabane wa Afurika, Antikristo ave muri Oceania, Antikristo ave ku migabane yose y'isi. Iyi si itangire kwigarurirwa n'Imana, igihugu gitangire kwigarurirwa n'Imana, Abanyarwanda bigarurirwe n'Imana, Abanyarwanda baheshanya amahoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga kw'abakozi bawe, gusenga kw'abahanuzi bawe bera wahamagaye, gusenga kw'abakurikiye iyi kamera mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Hari ikintu wari uvuze, Antikristo yaba yarageze kuri iyi si, cyangwa hari igihe izaza? Byari ubuhanuzi buzaza mwaba muri guhanura? Antikristo arahari. Arahari, arakora, kandi mbere na mbere Antikristo ni imitekerereze mibi itari y'Imana. Kuko Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi abo bafite gutekereza kwa Kristo. Rero imitekerereze mibi yose ishobora kugana Antikristo, ishobora gukorana na Antikristo. Urakoze mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikongerere aho ukuye, kandi igukomeze. Reka utange nimero zanyu, kugira ngo wenda hari nk'uwakubona agukeneye, kugira ngo ube wanamusengera cyangwa umufashe mbese mu buryo bwo gusenga abe yakubona. Ni karibu. Urakoze cyane. Nimero kuwazikenera yampamagaraho ni 0718154722, 0718154722. Imana ibaha umugisha,
ku bazafashwa n'ubu butumwa bwiza mu izina rya Yesu. Murabyumva rero bakunzi bacu bakadasohoka, Imana ibaho umugisha. Nangaha dusoreje muri aya magambo y'Imana n'ubutumwa bwiza ubuhanuzi Imana yabageneye. Reka tubwumve rwose tubuhereye uko bwatangiye kandi ari cyo Imana iraza gukora. Namwe rero tubasaba umugisha kuba mwadukurikiye. Imana namwe ibaho umugisha, n'umukozi w'Imana waduhaye ubutumwa bwiza Imana imuhe umugisha. Imana ibarinde. Ciao ciao.